Murakoze, nitwa Kagenza Sakufi Rumongi, mfite imyaka 37, nkaba nigisha muri kaminuza ya ALU. Nishimiye ko naje guparticipa uyu munsi. Ubusanzwe noga kuri tennis club, bitari training y'amarushanwa ariko personal health, personal fitness. Ni inshuti yanjye yanyohereje poster y'irushanwa, ndamubaza se ni free cyangwa umuntu arishura, aravuga ngo yandikishe uzaze n'abaswima bari retired, bavuga ati bisangamo nanjye. So byari byiza cyane, babiteguye neza pe, hari amaliste y'amarushanwa bagiye bashyira mu kategori y'imyaka, kuko nabyo ni ingenzi, ntabwo washyira njyewe n'umuntu ufite 15 cyangwa se 20. So nabyishimiye cyane, nazanye na madamu n'abana nabo turishimiye cyane. Oya, ikintu navuga, hari abasuma benshi mu Rwanda bize nino i Kigali, ntabwo twari benshi. I think twari nka 30 maybe. So next time ni kutubwira twebwe twa participants, tubwira abandi tuzabe turi benshi. Ikindi navuga, twanashaka indi piscine, maybe piscine nini iruta iyi, kuko nabyo birafasha muri competition. How does it feel kuba uri umwe mu babonye imidari myinshi muri kategori yawe? I feel good. Urumva turimo kwitegura, nabwiye madamu dukina, ndavuga ati se ninjyayo nkisebya singire na medal imwe mbona bizagenda gute. Urumva n'abana bagomba kwiga about competition. How do you win, how do you lose? Urumva muri competition ntabwo ari buri gihe ko utsinda. So twayikoresheje na opportunity kwigisha abana bacu, sometime uba wa mbere, sometime uba wa kabiri, sometime nta kintu ubona, ariko ni attitude ugomba kuba ufite.